Nyagasani Yezu nabane na hamwe. nawe kandi nimuhorane. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yezu yabwiye intumwa 12 ati nimugire ngo nazanywe no gukwiza amahoro ku isi. Sinaje gukwiza amahoro ahubwo nazanye inkota. Unaje gushyamiranya umuhungu na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Maze abanzi b'umuntu bakazaba mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina kunduta ntakwiriye kuba uwanjye. Ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kunduta ntakwiriye kuba uwanjye. Udatwara umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Wihambira ku bugingo bwe azabubura, nawe uzahara ubugingo bwe ari jye agirira azabuhorana. Wakiriye neza nijya aba yakiriye, nunyakiriye aba yakiriye uwantumye. Wakiriye neza umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'umuhanuzi. Nuwakiriye intungane neza kuko ari intungane azahabwa ingororano y'intungane. Uzaba yarahaye icyo kunywa bamwe muri abo baciye bugufi, naho rwaba uruhu rw'amazi afutse kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri ntazabura ingororano ye. Yezu amaze guha abigishwa be 12 ayo mabwiriza, aherako ajya kwigisha no kwamamaza inkuru nziza mu migi yabo. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Ntiwahimbaza Imana uhuhura abayo. Menya rimwe mu nteruro yavuga mu ncamake ibyo twumvise mu isomo rya mbere. Ntushobora guhimbaza Imana uhuhura abayo. Guhimbaza, kuyikuza, kuyisingiza, kuyisenga, kuyishengerera, ni byiza, ariko iyo bitajyanye n'ubutabera, iyo ntabikoze nzirikana n'urukundo rwa kivandimwe ngo ndengane ururi mu kaga, cyangwa se ahubwo nkaba ari jye umurenganya, ngo ntabwo bishimisha Nyagasani. Umuhanuzi Izayi mu mutwe wa mbere yatubwiye ibyo Uhoraho avuze. Ati ibitambo byanyu bitagira ingano bimbwiye iki? Ibitambo bitwikwa byazarugiye n'urugimbo rw'inyama maze kubihaga. Amaraso y'ibimasa, ay'intama n'ay'amasekurume sinkibishaka. Iyo muje kunshengerera, ninde ubababwiye kuza kumvogerera ingoro? Kristo Yezu akuzwe. Sinzi nimba aya magambo Nyagasani yavuze arakaye, cyangwa afite agahinda, cyangwa afite ishavu, ariko araremereye. Kandi nitwabwirwa, si uko yanze ko tuza kumushengerera, si uko yanze ko tuza mu misa, si uko yanze ko tuza gusenga, arabishima rwose. Ariko iyo bitajyanye n'ubutabera n'urukundo, iyo bitajyanye n'ibikorwa byiza, iyo bitajyanye n'ukuri, ngo biramubabaza. Umva ibyo dusanga mu murongo wa 13 gukomeza. Nimusigeho kuzana amaturo y'imburamumaro, umwotsi wayo narawuzinutswe. Boneko z'ukwezi, amasabato n'andi makoraniro, iminsi mikuru ivanze n'ubugome, singishobora kubyihanganira. Aya ni amagambo yabwirwaga Abayisiraheli mu binyejana byinshi rwose mbere ya Yezu. Kinyejana cya kana mu kinyejana cya 7 cya 8 cyane cyane, aho bari batekanye, bafite ubukungu bwinshi, yewe banatura ibitambo. Ariko ngo muri icyo gihe ubuhemu bwari bwariyongereye, uburyarya bwari bwariyongereye, gutsikamira uworoheje byariyongereye, ubugome bwariyongereye. Ariko umuntu akabikora
anabivanga no guhemukira mugenzi we kandi nkana. Nkana nanze kuvuga ngo byakijije. Hari umuhanga bigeze kubaza igisobanuro cy'injiji, arangije arasubiza ati kuri jye injiji si umuntu utarize, si umuntu utazi ubwenge, si umuntu udafite ubumenyi, ahubwo ni wa muntu ukora ibikorwa bibi bihombya abandi kandi nawe ntagire icyo yunguka. Muri sosiyete y'Abayahudi muri icyo gihe hari harimo abantu benshi bakoraga ibikorwa bibi bigamije guhemukira abandi, bigamije guhombya ibibakorerwa, kandi n'ababikoze ntibagire icyo bunguka. Hari mu binyejana 7 mbere ya Yesu, turi mu kinyejana cya 21 nyuma ya Yesu. Mu yandi magambo na magambo yabaye ni ibintu byabaye mu hashize ibinyejana 28 29. Ese ibyo Nyagasani yinubiraga, ibyo yashinjaga b'iki gihe, ubu byarakosotse byose byararangiye? Oya, ntabwo byarangiye. None se jyewe n'iki nkwiye guhindura kugira ngo Nyagasani yo gukomeza kubabara? Ntabwo Nyagasani avuze ngo tuzaze gusenga ari uko twabaye intungane, ahubwo tuzaze gusenga tunagamije kuba intungane. Kristo Yesu akuzwe. Tari kugira ngo nsabe guhirwa muri biriya gusa, gutera imbere muri biriya gusa, Nyagasani nkore biriya gusa, ahubwo no mu ngabire nkwiye gusaba mu gihe naje gusenga habemo n'imbabazi z'ibyaha, habemo n'imbaraga zo gukora icyiza no guharanira ubutabera. Amaturo yacu ntazabe nk'ikiguzi cyangwa se nk'ukuguriza Imana, ahubwo azanabe n'impungano y'ibyaha byacu, kandi ibyo dutura Imana nko kuyishimira bijye bijyana n'ibyo tuyitura dufasha abavandimwe bacu. Naho ubundi ngo gutwika ibimasa abaturanyi bacu bashonje, kumenya ntacyo byamumarira. Kuba nakora buke nziza y'ibihumbi byinshi cyane, nasabye misa yo gushimira Imana, ni byiza, ariko iyo buke sinzayigure mu mafaranga nahuguje abo nkoresha. Kristo Yesu akuzwe. Izo ndabyo sinzazigure mu mafaranga nanyanganyije abakiriya. Iryo turo nzatambagirana mu kiliziya cyangwa se nzatura, ndamenye sinzarishakire kunyanganya abanyantege nke no kubashyira hasi no kubasuzuguza. Ngo iyo tubigenze gutyo rero, uwakwibeshya akabigenza gutyo, nawe Nyagasani yamubwira ati nimusigeho kuzana amaturo y'imburamumaro, umwotsi wayo narawuzinutswe, imboneko z'ukwezi, amasabato n'andi makoraniro, iminsi mikuru ivanze n'ubugome, singishobora kubyihanganira. Iminsi mikuru ivanze n'ubugome. Turi muri sosiyete abantu batagitinya kwihekura. Ubundi kera umubyeyi yishimiraga ko umwana wamubwira ati ndatwite, ugiye kubona kuzukuru. Ariko ubu biroroshye ko bamwe, twizere ko atari benshi, ashobora guhita avuga ati iryo shyano rije gukora iki? Wayitewe nande? Ubwo wayitewe na runaka rero, oya, akira amafaranga ajya kuyikuramo. Bavandi bibaho cyangwa ntibibaho? Ngo bibaho. Yego. Ngo iminsi mikuru ivanze n'ubugome ntacyo byabimaze. Iminsi mikuru ivanze n'ubugome. Aya magambo Nyagasani atubwiye rero so kugira ngo dutere ubwoba, ko no kugira ngo tube maso. Dusabirane ingabire ubutungane, dusabirane ingabire y'urukundo, tumenye ko turi abanyantege nke n'abanyabyaha, dusabe Nyagasani atubabarire. Gusa yanatuburiye mu Ivanjiri y'Amatayo umutwe wa 10
ko ibyo byemezo byiza tuzafata byo kwegukira Nyagasani, byo guharanira ubutabera, bitazakirwa na benshi cyangwa se bitazakirwa na bose. Birashoboka ko n'abo tubana bazabona ko tutazi aho isi igeze, bazabona ko twarindagiye, bazabona ko twasigaye inyuma, bityo ngo tubishwanire cyangwa se babituzize. Ariko Nyagasani atuzabakira nijye azaba yakiriye, kandi uzanyakira azaba yakiriye uwantumye. Nyagasani umugisha amagambo tumaze kumva yari imbuto mu buzima bwacu, kandi amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose asendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu.